Haleluya. Ndabizi mu bitekerezo byawe hajemo ijambo amen. Aya magambo yombi avugwa n'abakristo hafi ya bose bo ku isi kandi akavugwa gutyo nyavuze nta gihindutseho. Yesu cyangwa Yezu kuba mwizera bizera ko inyigisho ze ari inzira y'ukuri ndetse n'ubugingo kandi umwizeye wese aba ari kugana mu ijuru. Ni amagambo yivugiye ubwe ati ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atanyuzeho. Aya magambo yanditse mu gitabo cya Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Haleluya ni ijambo ryavuye mu kigereki risobanura ngo praise the Lord cyangwa se himbaza Imana cyangwa se Imana icyubahiro. Amen nabyo bisobanura ngo nibyo, it is true, so be it cyangwa se bibe biri. Niyo mpamvu uyu muntu avuze ngo haleluya undi amwikiriza ngo amena, abashatse kumubwira ngo bibe bityo nukuri cyangwa se niko bimeze. Na Yesu nawe aya magambo yakoreshaga cyane iyo yabaga ari kubwiriza abantu, yabibutsaga ko bagomba guha Imana icyubahiro kandi nanone ijambo ry'Imana yabamaze kurisoma abandi bakikiriza bati amena cyangwa se ngo bibe bityo cyangwa se ibyo uvuze niko kuri. Kuva icyo gihe iri jambo rikoreshwa cyane mu nsengero ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Iyo umuntu akubwiye ijambo ry'Imana ukabyizera uravuga uti amena cyangwa se ngo nibyo cyangwa se ukavuga ngo bibe biri. Kuza ku isi kwa Yesu byahinduye abantu benshi batagira umubare abakristo. Nubwo inkuru ze uzizi unyemerere nanone nongere nzikwibutse kubera ko ijambo ry'Imana duhora turyumva tugahora dukomera hanyuma tugahora twizera kugira ngo dukomeze kuba dufite roho nzima ituye mu mubiri muzima. Nitwa Ishimwe Elize kankubwira inkuru. Nkuko byari byaranditswe ko azaza Yesu yavukiye i Betelehemu abyarwa na Mariya w'isugi wasamye ku bwa Roho Mutagatifu. Ivuka rye ryatangajwe n'inyenyeri ndetse n'abashumba bari mu kiraro Yesu yavukiyemo. Ibi nkubwiye byanditse muri Matayo igice cya mbere kugeza ku gice cya kabiri ndetse no muri Luka igice cya mbere kugeza ku cya kabiri. Yesu yakuriye i Nazareti agize imyaka 12, yatangiye kuzajya atemberana n'ababyeyi be aho yigeze kugera mu rusengero akaganira n'ababwiriza. Ababwiriza bakaza gutungurwa n'ubwenge uyu mwana yari afite mu bijyanye n'iyobokamana ndetse n'uburyo yabasubizaga bakumva abarusha ibintu byinshi kandi ari mutobo ari bakuru. Iyi nkuru yo yanditse muri Luka igice cya kabiri. Yesu uko yagendaga akura yaje kubatizwa, abatizwa na Yohana. Ubwo rero yarari mu mazi Imana yahamije ko ari we mwana ikunda kandi yishimira. Ibihishurira Yohana ubwo inuma yamanukaga ikagwa ku rutugu rwa Yesu Kristo nk'ikimenyetso cy'umwuka wera. Uko iminsi yagiye yicuma Yesu yakoreye urugendo mu butayu aho yamaze iminsi 40 ndetse n'amajoro 40 atarya atanywa. Muri uru rugendo nako yagendaga ageragezwa n'umwanzi Sekibi kugira ngo arebe ukwizera kwe uko kungana. Iyi nkuru yo yanditswe muri Matayo igice cya 3 kugeza ku gice cya 4 ndetse no muri Mariko igice cya mbere. Yesu amaze gukura yatangiye gukora ibitangaza bigiye bitandukanye aho yagendaga azenguruka hose abantu batangira kumenya inkuru ye ndetse no kumenya ko hari umuntu ukora ibitangaza. Mu butumwa yatangaga ubutumwa bugaruka ku bwami bw'Imana, yigisha urukundo, kubana neza n'abantu, ubumuntu ndetse no gutunganira Imana. Yakijije abarwayi, ahumura impumyi, azura abapfuye, agaburira ibihumbi iby'imbaga. Mu nkuru igaragara muri Bibiliya rero akaba ari we muntu wabashije kubwiriza abantu barenga ibihumbi 5 nta ndangururamajwi cyangwa se mikoro akoresheje. Iyi nkuru yo yanditswe muri Matayo ibice 5 kugeza kuri 25. Byageze aho Yesu atoranya abigishwa 12. Abangaba rero bagombaga kugendana nawe mu rugendo bamufasha kubwiriza ubutumwa ahantu hagiye hatandukanye. Iyi nkuru yo yanditse muri Matayo ibice 10. Urugendo rwe rwo ku isi ruri kwerekeza ku musozo, yaje gusangira n'abigishwa be ifunguro rya nyuma. Aha yabahaye umugati ndetse n'umuvinyo, ikimenyetso cy'amaraso y'umubiri we. Iyi nkuru yo yanditse muri Matayo ibice 26. Nk'uko rero byari byaranditswe ko azagambanirwa n'umwana w'umuntu, byageze igihe Yuda Iskariyoti aramugambanira kubera ibiceri 30. Arafatwa bamujyanira umwami Pilato kugira ngo amucire urubanza. Mu byaha bamushinjaga ibyaha byo kugumura abantu ku butegetsi harimo no kwiyita umwami. Ubwo bamugezaga imbere y'umwami Pilato yamubajije muri aya magambo agira ati ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu nawe aramusubiza ati wakabimenya. Akimara kumubwira aya magambo yahise amukatira urwo gupfa.
iyi nkuru yanditse muri Luka ibice 22 kugeza ku bice 23. Yesu nyuma yo gukatirwa urwo gupfa na Pilato, bamwikoreje umusaraba inzira yose agenda awikorera, ari nako akubitwa ibiboko inzira yose, bamusohora mu mujyi w'i Yerusalemu bamujyana aho yagombaga kubambwa. Ni mu gace kitwaga Gologota. Aka gace rero kakaba kari kazwi nk'agace bitaga agace k'uduhanga, ahantu bamanikaga abantu baga bakatiwe igihano cy'urupfu. Ahagejejwe rero yarabambwe ku musaraba arapfa. Iyi nkuru yo yanditswe muri Matayo ibice 27. Ku munsi wa gatatu yarazutse, yiyereka abigishwa be ndetse n'abandi bantu. Nyuma y'iminsi 40 Yesu yaje gusubira mu ijuru, asiga ahaye intumwa ze inshingano zo kwamamaza ubutumwa bwiza ndetse no gukomeza kubwiriza abantu ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Iyi nkuru yo yanditswe muri Luka ibice 24. Komeza wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, uzabona ubugingo buhoraho. Nitwa Ishimwe Elisa.